Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mukomeze kugubwa neza. Mbaye ikaze mu kiganiro irimfasha ry'umunsi. Muri kumwe na Evangeliste Mutabaruka Fulgence. Tugeze ku gice cya 223 cy'irimfasha ry'umunsi. Turacyari ku ijambo rivuga ngo gutsinda umuriganya n'uburiganya. Nubundi turasoma urwandiko Pawulo Abefeso igice cya 6 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18. Haravuga ngo mwakira agakiza k'abigofero, mwakira inkota y'umwuka iryo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka muri bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso musabira abera bose. Amina. Iyi ni yindi ntwaro nje kukubwira, intwaro y'agakiza. Agakiza umuntu akakira rimwe. Wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo wakiriye agakiza. Mu yandi magambo, ugomba kuba ufite agakiza. Kandi hirya y'aho gakiza, kugira agakiza ntibyuzuye. Agakiza katiyongeyemo gukiranuka ntabwo kaba kuzuye. Hirya yo kugira agakiza, ukwiye kugira agakira, ariko kandi agakiza ukagakiranukamo nibwo agakiza kaba kuzuye. Hanyuma ikindi, avuga ngo mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Umuntu uri ku rugamba agomba kuba afite ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Agomba kuba afite ijambo rishyitse muri we, ngo ariryo muzabasha kuzimisha imyambi ya Satani yaka umuriro. Niyo mpamvu mu gice twaganiye nababwiye uburyo Satani yatsinzwe, cyangwa se Yesu yatsinze Satani. Akenshi hari igihe Satani atutera aciye mu byanditswe, rimwe natwe tuba tugomba kumunesha tunyuze mu byanditswe. Hanyuma hepfo aravuga ngo musengeshe umwuka iteka n'umunsi wo gusenga no kwinginga no kuba kubw'ibyo mugumye kuba maso rwose musabira abera bose. Hanyuma muri rugamba ugomba gusenga rwose, ugomba gusenga kandi ugasengesha umwuka iteka. Ugasengesha umwuka iteka, ugasenga uri mu mwuka utari mu mubiri. Usengesha umwuka iteka. Kandi batubwiye ngo ni uburyo bwose bwo gusenga, ni uburyo bwose bwo gusenga, kabiri no kwinginga. Ukaba hafi y'Imana, ugatitiriza Imana, ugashaka Imana mu buryo bwose bushoboka n'ubudashoboka, mu buryo bwose ngo musengeshe umwuka iteka, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Niyo mpamvu gusenga nta foromire bigira. Gusenga nta foromire bigira. Wasenga uryamye, wasenga ugenda, wasenga wicaye, wasenga uhagaze, wasenga utwaye imodoka, wasenga utetse, wasenga uri muri biro. Uburyo bwose wasenga. Muri iyi minsi haragiye ugenda usanga abantu bakubwira ati umunsi wa none abantu bajyaga mu butayu ntibakijyayo, abantu insengero zimwe na zimwe ntizigisenga, ariko ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Rero usaba gusenga no kuba hafi y'Imana mu buryo bwose, ubushoboka n'ubudashoboka, kandi Imana izabana nawe. Nsengeye mwene data, mushoboze kuba maso kandi umwambike imbaraga umubashi. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko